Jamina mukaritasi. Jamina. Wewe mukaritasi ubyuka nasoni. Niwe ndi kubwira byuka ntugwenge ukaza. Asabwa cyese namenye. Ndebera nawe ko nakerewe ariko. So ndashaka kwiryamira nabamba barije. Kuryama biki kigiye baryama. Nese ko mfite ibitotsi. Nunganye imisatsi ndumva. Imisatsi sibundi ndimo kureba ariko ubundi. Nese mbitunganye biki nawe ubundi waje ubyikorera wowe. Ariko subu hari. Kora akazi nyine njye ukaza. Ubundi reba ibintu bibi n'ibiki wafunze muvandi. Sinafunze neza se? Aya bini ibiki kangu tunganyiriza intuzo. Wafunze ibiki ubugira ngo mvune wowe buri gihe. Uyariko nazo urumva nakora akazi neza utankozeho. Kifite n'ibitotsi nawe ubundi waritse. Shankorera mwe nakerewe. Ariko mutunganye muvandimwe wanje. Sibyo? Njye kukazi. Usa neza ariko nawe rwose umuhangwe waje ureka nkiryamira ubundi wowe. Uzinduka bigitondo. None yango baje bankata. Oya ntabwo ari byo nifuza ariko simba n'usubundi binameze neza sheri. Ngo nakonde none cyambaye neza usa na mama neza. No kuri. Musa neza muvandimwe wanje. Bitotsi bise bishira. Ugomba gushira rero. Basa uranzanira gake. Ushaka gake? Ndashaka unzanira akayembe. Yego. Nta kibazo ndaza kubikora. Wese ngo mutekere ikintu utaha. Ndetse kurata unaniwe cyane. Agafiriti. Gusa waje ugabanya ifiriti ko kureba ukuntungana. Uya ndumva cyane agafiriti n'agafi. Agafi. Ndabitekera kwa kubikonda. Shashiri rero njye mu kazi bataza kunkata. Ariko mbabarire utaye kare ntaragukumbura muvandimwe wanjye. Ndajya. Kazi keza. Nese byanja ngaho. Nta sore mwari mukora siporo mureba. Bega ibyateye. Uko umuryango naho kwicara kitonda ngafite umwana. Abana bakobwa bafite ubungu muri iki batagira umuco. Atamenya ko ndi mukuru ngananye bahira n'umukuru mfite. Ego, se ibintu bisigaye bibaho noneho ni ibiki? Ego mwamakuru. Basigaye birindenga kamerera. Se nk'abanyambaga nazo zisigaye zishyira. Sako numva bivugisha mu bandi. Yewe ntabwo uzi ibintu bisigaye biri kuri izo nkoranyambaga nje munumiwe ntabwo bijya. Ni ibigeze. Meza biteze ntabwo byoroshye. Ndaje bimbwira.
Muvandira ikibazo ibyo bintu byo ku mbuga nkoranyambaga koko. hasigaye hariho ibintu urabona ntamenya ibyo ari byo. Kanzani tubanze kwifatira ifunguro. Ku mbuga nkoranyambaga ntabwo wabibona. Yewe haba hariho amakuru menshi. Amakuru menshi. Menshi cyane. Kanze muvandimwe kanze. Rero njyana gucapitse byo ku mbuga nkoranyambaga. Yewe ntabwo biba byoroshye. Urafata n'ikisa. Ugiye kumera nka wa muvandimwe wanjye ndabizi niwo ngomba kubategurira ngomba kubategurira cyangwa se ko mbafite mama yabansigiye. Urananyibukije se muvande ko nta mushyitsi bimeze bite? Nta mushyitsi baza muri uru rugo koko? Ese bariye wa mukecuru wo kwa runaka ntabwo ageze kudusura hano cyangwa wa mukobwa w'inshuti yacu ntabwo ageze kudusura hano? Se nabo ngabo mvuze ndimo ndavuga umusore. Umusore? Ese umusore niwe abasore njya mbona hano ko bimeze bite? Umusore se niwe mushyitsi niwe wabona umushyitsi? Ko reka mbivuge mu kinyarwanda nta musore ufite ugutereta se? Nta musore ufite ugutereta? Nibyo bashaka kuvuga. Kandi ntukansetse umusore njye ntabwo kiragera. Reka nkeneye nakuzukuru byibuze nanjye nkaterura nkabona ko umuryango wongeye kwaguka. Yego nyine ibyo nibyo ariko se ubu twari twakora byo kuzana abasore. Nese murabona hasigaye iki? Se tuzaje kubiterekera koko? Nzajye kubavuza. Tuvuza? Ariko mana yanjye cyakora gusa nyine wenda nuko mba ntabivugaho. Cyangwa rekere igihe nikigera umuntu azakubwira azagwa amakuru. Ese ubwo igihe kizagera ryari? Nyine igihe nikigera nzabona umusore nzabona umukwe wo kuza kutunga umuryango wacu. Reka rero buriya muvandimwe si iminsi ibintu mbitekerezaho kubera ko murabona ko kuva mukiri batoya ni njye wabareze kandi noneho nkavuga se ndamutse nzanye umugabo akabaneshereza abavandimwe umutwe umva si sawa barika mbanze ndeke mukure mushake mbore nanjye gushaka kujya nikigera ibintu byose umuntu reka nanjye ndamufite kandi tambira se ko twatumye udashaka nimwe mumbuza gushaka ese ninshaka muzabaho mute niba ari ibyo ngibyo cyakora ndakumvise nyine reka igihe kigere umusore wifuza nase wagira ngo tuzabiteretse cyangwa dushaka urugo rubi tunanirwa tube reka dukeneye no gucungura umuryango kaguka ibyo ndabyumva aya ibintu bitekerezeho mu byigo rwose mushaka igisubizo so biguhangayikisha wajya ngo ni mama koko n'ukuri akubwo mwebwe murabona reba hano hirya ntituvuye gushingira ejo bundi ntibari badutumye bari ni igihe cyabo bira ni ibyabo ni ibyabo nuko bitekerezeho rero nk'igisubizo havuba rwose byo nto bitinze mu nzira se wa muvandimwe wawe wundi wari uri mu cyumba se cyumba ubwo nakabibajije wowe nari nzi kubwo kubera ko mwara se kutamuje mugire ngo icyo nshaka ni igisubizo sinakubwiye ko rwose tutegereza igisubizo kirahari kizagira ntabwo umuntu yakwihutisha ikintu igihe nicyo kizabikemura sibyo ko tutari babise ngo ntabwo dukundwa sinatubwiye ibyo wambwiye nacyumvise ndaza kuganiriza Marina muvandimwe wacu wundi nyine no ngere mu bitekerezeho
Simufana. Sabanzu nansuhuza. Mezo tete. Nzene kakira manura impuza rwose ndabona icyokere kirakwisha ibifite unakuramo n'imiti. Kurayikoze basi. Ariko nyine kugira ngo umuntu aya mafiriti mba ndi kurya. Umuntu atwena zikundira rwose. Cyangwa ko nge ntabyo naza n'ibyo by'amasiporo yanyu. Ngo nkubwire muvandimwe mwanze nkubwire. Mpuye n'akagabo kagufiya ku buryo nakamera nkavugiriza. Vugisha ukuri. Kambwira ko wamubwiye nabi. Oya ntabwo nakabwiye nabi. Ubwari umva ndakuze rega ndakuze. Oya nyine ntabwo navuze nabi. Gusa akantureye kuteri hasi mani numva ndababaye. Wenda wabona atabishakaga. Nyine numvaga ahubwo nanamutuka. Nuko nyine nubwo bamubwiye ati ngiye mubwiye cyangwa ari kumwe ngo sore. Shaga ukuntu kareshya se mani kancumuje. Ashuze kuteri ntacyo. Ndebera warundi wabyaye. Tuzagura izindi nta ntuza nta kibazo. Gusa nyine bimwe byambabaje kujya mu kutereza umuntu wasanga zanapfuye none ntawamenye. Basi genda ukuremo imipira mufase. Shaka manza njye koga ndumva Genda ujye koga urebe ko wagera wakongera ukagarura fresh air sibyo? Sawa. Naye ndi hano nyine ngiye kuba ndimo kwirebera. Naye ndaje tureze. Ngiye kuba ndi kwifatira akayaga hano. Numva bisetsa muvandi nibiki nyine nabantu babanyandikira nkabona yeye mutazi kagusetsa se yebo hari ibintu babanditse tu karanye mba nemvira umuziki hano nyine nawe yo twambara kuteri mu shaka nemvira umuziki timuvandi utavuga wo yewe nanjye mba ndimo ndareba ibi bisirimo asa ubwo ya myenda mwarayifuze imari nawe uri kwifura nawe ngira nabishoje by'imyenda naho se ibiryo byo bigeze ko nta umuntu uri kugira icyo ambwira ngiye batekeye nyine mutegereze mu kanya biraza kunda natetse umuceri n'ishosi raho nyine nzikaraga firiti babarira ifiriti kibuza sari n'agasamake yegura yendaga nabatekeye umuceri mbatekera n'ibishyimbo umva hahandi cyagiye twabaga aho sinjubiri neza ko munsi ubwo ntabwo ndarije mu biryo ngiye n'ikiro cyose umuraba nakimara none wabutekeye nde ari uko ufite abashitsi ahubwo se Marina bintu naganiriye na Camina yarabikubwiye oya nacyo nambwiye Camina karama ntabwo wamubwiye kuri rimwe twaganiriye siko tuganira ibintu byinshi nari kumenya ari ibihe mubwira ya gahunda iyo gahunda se imwe y'abashyitsi yego kumana ngarashaka ko tumuzanira ngo abahungu da n'abasheri nyine abahungu se bave sinakubwiye abahungu turabatoragura se muzana abagabo mbarebe none aha nta bashyitsi hatangiye naramubwiye ko tugomba kubanza kubitekerezaho igihe kaba aricyo kizabikemura mbabaze mw'abakobwa ndabaruhanye murakuze ntangiye kujya mvuga kuba nabona umushyitsi hano mutangiye kujya mwigurutsa nyine turakuze yego ngo nawe ushaka nyine ubu dusize njyewe ntabwo nashaka murabona narabareze kuva mukiri batoya ntabwo rero nshobora gushaka kandi mwe mugihari nyine igihe reka kigeretse muvandi igihe nzi nyine tumukure murabona mudakuze nyine ntabwo turi abakobwa babi reka igihe nikigera sibyo tuzakuzanira abo bakwe gushaka kandi n'ababyeyi bacu bakabyishimira ariko reka ntitwibutishe ibintu sibyo mbabwire wowe warambwiye tegereza ndakubwira ugenda uganiriza umuvandimwe wawe mu mpigi igisubizo none ngo tegereze niko Marina ibyo bintu murimo ni ibiki nta musore nawe banibereye kuri fone w'abandi na siporo nta bindi kwiki none n'akazi ubuze none ndabibangikanye mugani twabuze icyo turya ntitwagize iki twirukanze kambabaza ubundi mw'abakobwa nese njye murabona nzaguma hano ngaho nimurebe ntidushobora kunga umuryango nese ndashaka mbasigire nde ese reka nkubwire uragira ngo tuzane abasore babo ntidushaka abagabo ejo bundi uzadusanga mu muhanda dufite ibibazo ariko mbabaza buri munsi ntabwo twirwa batuzanira ama invitation ninjye utategereje gushyingira bene mama nawe byarakubangamiye ariko niba ari twe tukuzi icyo byibuze washaka ariko twe ntabwo nashaka nese nashaka gute mbasize mwabaho mundi rero mbabwire kandi ntababeshye
mwabagura yego mwabatoragura Koko icyo nshaka ni abasore mugashyingirwa namwe se ushaka nta kutugurisha n'ikindi none ndavuze ngo ntawe nta n'ikindi kintu nshaka ni abagabo ko murakuze narabareze guhera muri abana icyo nshaka ni abagabo kandi nta n'ibindi reka ntubirakariremo umuvandi sibyo uratwitangiye reka tegereza igihe kanigire kigere mu cyumba rero wasanga ejo uwo mugabo nzamuzana sawa ntabwo mubitekerezeho aho ko wikanga ko mbona uri kureba byagenze bite nyine busubize se nacyo akira ahubwo nsanze utari no ku meza mba nkuzaniye aka kantu ariko mbwira ikibazo ufite ko mbona se nsanze uri kureba byagenze bite nyine ntagari cyane wimbeshye sawa kwisata wimbeshye ndaturaziranye rega turabavandimwe nyine ntiwagiye ku kazi bigeze mu masaha asanga utaragenda bimeze bite ukiryamiye sha nyine muvandi sinzi niba banduze sinzi tu kuroga nakuri si byagenze bite se hari ibintu byambaye bitigeze bimbaho ibiki se ubwo iyi nama ngana mukuru wacu wasanga banduze utese ndumva ibyo bintu uri kumbwira nkurikije ukuntu ngusanze n'ibyo bintu uri kumbwira ntabwo bikuye muvandimwe nyine we ntabwo wakumva ko bihuye ariko njyewe ubizi niko kuri ndi kuvuga bakuroga ya mbare ntibabe baroze umuvandimwe wanjye pe ni ukuri njyewe nyine bitewe n'imyaka maze nta muntu nigeze mpura nawe so ahora n'umuntu duhuye ku mahane ndumva na sase wasanga ari ya mahane yawe nyine nsanze uri gutekereza urampishe basi nkwera agasosi gute we ariko urampishe uzaba bimbwira wenda ikindi gihe simbizi mwere rwose se kutanyweye bisubizeyo sakira oya ariko ndaza kurya mu kanya basi kambisubizeho gusa birabiryoha ntibibe amaraso umuvandimwe wanjye ntareshye uraseka kandi mbona ufite ikibazo oya nta kibazo sawa bisubizeyo
ninde uba watunganyije imisego ko mbona ntazi maze ntunganye ibiki wowe n'ubuhari sa imisego ya mu ukuntu biterabuje imisego y'umuntu ariko buri wese yaraza agaterura rero mbaraga ndamufite twayabona ngo turi abakobwa mwasanga musigaye muri abahungu ntawamenya nawe rwose mana yanjye ntacyo nzajya mbyitaho nyine ninjye bucura da turi kureba iki ndi kureba hano imikino tu nakunda imipira shana yabyaritswe ibintu sinjya mbikunda njye kubera iki ntabwo ari ibintu byanjye ahubwo bakajya utuntu njye mu kureba ntuza ndaraje sawa Oui. Ni sawa? Amakuru. Neza? Muramahoro. Yego tumeze neza. None se? Mashaka n'ishamina. Oya. Oya niwe nashaka ntabwo ari wowe. Ahubwo se namubona gute nawo wama telefone tuka Nasi nyine ninjye ufite telefone urumva se mubona gute nyine? Ntabwo muboneho. Cya ntabwo mubona pe. Ariko wabunganiza nanjye nta kibazo. Oya, njye nashakaga. Okay. Ese wamushakiraga iki? Namaze kuwutsara tuganira. Muganirira he? Ahubwo se yafi umubwire. Huye nyine wambwira nta kibazo. Ntabwo mbanza kumubwira. Yego. Ntakeka mwohereza kuri telefone ari kuri rezo. Nta kibazo ndamubwira. Murakoze. Sawa. Cancel izi mesaje nawe yamuhamagaye ntakamenya ko bamushatse ntiwadutumye abagabo ndaje kubarura Yerewe. Biteze. kutuzo bahe. Kuri yawe. Makuru ni meza. Ajya muzi. Bikora nta hantu nzi se. Aha se nani? Kunibuka ko wose nibuka tweze guhura ushira isoni. Gute? Sawa nta kibazo. Utese kuje hano. Ya wari wamaye address nyine tu. Ntabwo address. Yego. Usanga bakwiye kwanga ko caka indaro. Nasi ko nandi ndanje ko gushanga. Akazi umuntu akora kagaragazwa n'ibyabamo. Rero imyambarire yawe rero hari ibyiranga. Iri kuranga iki? Kandi ntabwo hano naje ari narashakaga kumbwira ngo rero nta address nigeze ntanga yawe rwose. Njye nawe address yawe rero mpamvu hano rero. Address? Yego. Njye se guhaza. Nta muntu wayihaye se? Umuntu twashamiye. Wasanga ari impanga yanjye. Okay. Yo ari impanga nta twahuriza.
akantu kareshya nk'ibyo ukoze ifu kuri ko kari kunyerataho gutya. Tekeye rwose ndarya ngahaga Kabisa. biraryoshye biraryoshye cyane. Yumva buri munsi nshaka kubatekera. Buri munsi nshaka kubatekera. Maze ugateka nkahita nibuka mama. Yego. Yaratekaga, uzi nawe yaratekaga ibisusa akabivanga n'ibishyimbo. Neza akaduha ikijumba. Unyibutsa ibiryo by'abakecuru. Urabivuga urabizi. Ibisusa cyakora agasusa kararyoga cyane bikomeye. Samumbura Mwebwe muri iyi minsi rero umuntu arabirya. Aka. samuvana kumwaro yari hano. Ndabona aje. Karibu kumeza muvana. Ase uwo munyara buri munsi. Arimo kamugarurira. Sako kwarura ni ikibazo ntibabona. Mwese mwari muzi ko ndahita ntaha. Nese ibyo nibyo bitumira kuvuga gutyo. Ceceka nawe. Semuko wafashwe n'ibiki? Kuva mu bwana bwawe ntabwo nakwaruriraga. Njye nimuzongeye kunyarurira. Ubu nibwo wumva umaze gukura rero. Marina ufite ikihe kibazo? Muvana ufite ikihe kibazo? Ko mbona ukoma. Enda ugusoreye ku munwa. Winjura umwuka. Ndabaye iki? Kwarura mba nicyo kibazo cyangwa ni ikindi kibazo ufite? Nyamara muri iyi minsi ndabona Marina atameze neza maze. Nyane se basi ni ibiryo twate tudakunda ndabizi ko ukunda ifiriti. Nikwara nibyo bitumye urakara gutyo. Waza kunza kweza. Hawe umukobwa ko musibe uko murarana nicyo kibazo afite. Ntabwo mbizi nanjye gusa muri iyi minsi nabonye atameze neza. Ngerageza kumubazana n'ubu nta kintu arambwira none ndajya ngo tubana muri iyi nzu niko mukobwa ufite ikihe kibazo. Waza kunza kweza. None se watubwiye ikibazo ufite nk'umuvandimwe turi amaraso amwerega. Sese kurabona abaye. Byanye birandenga. Umunsi mwasetse ejo mwajwambaguranye. Yase ko mubaza ikintu kandi ko warabizi ko twari inshuti kuko tujya kungana dukurikirana. Ariko ndamubaza ikintu yabaye ntambwira. Asigaye dufata nka rubanda. Basi nibi ngibi mu biryo. Ubundi ngo muri sene chapeti. Ego komanda. Se uragiye koko? Se ugiye utariye? Usigaye muri uru rugo ndenga kamera. Yewe se ikibazo yaba afite waba ukizi? Akisize mu mwaki aba yakimbwiye. Nanjye ntabwo ndi buryo rero ntabwo. Uzende wabirye. Niyo njye narya umuvandimwe wanjye ageze. Hariko none yewe ma ibyo nyine nuko ntabwo nabirya umuvandimwe. Bandimwe banjye barananiye ndabona ntazi ikibazo ariko sinzabigirana. Mwanya umwe basetse undi mwanya wivumbuye. Nyagasani nanjye ndabiguhari ubuse naruhiye ikinteka. Ubwo byoroshye. Kandi nari nagushakisha ahantu hose nakubuze. Nashaka kugira ngo hereke twandike nyine ibintu tujya guhaha nabonye muri stock byashize muri firigo hose byashize. Se iyo mubikora. Bize usanzwe ubona tubikora turi twenyine. Byari kuba byiza mubikora tu. Cyako mbona utameze neza habaye iki? Cyanye ntabwo nishimye. Habaye iki se nshuti yanjye? Ahubwo ajya nkubaza. Wigeze ukundaho? Kunda se cyane rwose. Ndumva ndi nubwo ntarabereka umuceri wanjye ndumva ndi kubyiga muri iyi minsi gukunda. Kugenda cyane biteze. Sha sindi bari gutya abantu bakunda. Tambwira ko Marina utambwira ko ari umusore muri mu rukundo nk'uko umuvandimwe wacu abidusabye mu minsi yashize. Byasaga nkabyo ariko ntabwo ari sawa. Meze biteze.
kuko njye nakunze umuntu ariko we ntabwo yenda arabyiyumvamo sinzi. Nese wamukunze atarakubwira ngo yawukunze kumva bitandukanye n'ibyo twahuye ukuntu ibintu nyine biraza sinzi nanjye ukuntu byanjemo ntabwo nari nzi ko byambaho nanjye kuvugisha ukuri kunze umuntu cyangwa umuntu yaragukunze ushaka kumbwira njye nakunze umuntu ndambwira ko utangiye gutana muvandimwe wakunze umuntu uwo atagukunda nibyo ndi ushaka kumbwira uwo muntu se ni wo muri iyi karitsiye dutuyemo cyangwa ni ku kazi ni hehe cyane umuntu twahuye ndi kwa muri siporo muri siporo basi ariko njye ndumva gukunda umuntu atakwisabira urukundo muvandi numva uri kujya kure cyane uri gutana pe ntabwo biranga nta ndangagaciro irimo ndumva rwose ntabwo ari byo nuko nyine byakabaye ngombwa ko umuhungu ari gutera intambwe ya mbere umugani wa babandi babiririmba aho bakunda umuntu se wasanga wenda ari n'umugabo ukaba utanabizi yubatse afite n'urugo rwiwe ukaba umukunzi urumva utari gutana koko gerageza wikuremo stress urukundo ndabizi ruravuna muvandimwe ariko gerageza wikuremo stress nuko utazadukoza isoni utazanagutwa mu muhanda ngo wakunze umugabo w'abandi sibyo ndabona utameze neza reka njye kubitegurana na mukuru wacu sibyo nta kibazo wenda ibyo tubigira turaza kukubwira kandi witeho jyana rino cupa mu nzu nta yindi fanta nkuzanira basi witeho sibyo amakuru neza meze neza amakuru cy'imisi kwimeza nta kibazo ko mbona se uturutse naribwa hepfo mvuye mu murima kuri ibigori uko bimeze amaze iminsi batera imiti uhingamo hano se duhingamo hano ndabona ari hanini cyane ni hanini nyine hajemo kuzamo uburwayi mu bigori rero nari ndimo nje kureba duhingamo ibintu byinshi n'imboga bishinga ibyo ngibyo byose kuko twaje kuza gusanga itekanye n'ubuhinzi aricyo urabona ni hanini cyane oya nibyo turagerageza hari nyine nari ntambutse mvuye mu rugo nari nerekeje imbere amakuru se ahubwo amakuru ni meza ndabona usa neza kuko urusha se nawe urasa neza tusaba tuvuye mu mirima cyose ngiye kuno guhamagaye telefone ngakure kitagwa n'umuvandimwe biti kuri telefone yanjye se ntabwo mbizi yakubwiye ngo ushyize uraza gukuma niyambwira ati muza kuzanga ari bukubwire ntaheza kumamagara ntabwo mbizi ntabwo yigeze abimbwira yigeze ampamagara pe sinzi ubwo ndaza nyine kugira ndaza kumubaza bari kuri telefone yawe nahamagayeho ntabwo yariye iyanjye nta nubwo nigeze ntwese nta na mise nta n'uza yawe irimo pe urebye muri historique ntabwo ubwo nta kundi rero ubwo tuzaba dusubira gusa
urasa neza urasa neza nawe rwose ariko ngende ubu nari ngiye komeza kujya mu mirimo ati mbanze ngira hepfo mu murima nzi ko ibigori bimeze mbone kugenda ubwo nyine nzabona nzaniye ibigori ujya ubikunda sobanura umuntu wakwanga chere sawa yes Dago umukobwa uyu niwe bari kuyu ntabwo agomba no kuzancika ahubwo ntaho kiraga ifura ntakibeshyaho ariko akako ndabona uko biri karasa neza nako kagenda byise we sha wowe n'ahandi Muvana kibampamagaye ntumbwire ahubwo ukitaba telefone yanjye kikuzanye hano se wumva ari byo koko nase wumva ari ikibazo ndumva ari ikibazo kwitaba telefone y'umuntu ntunabimubwire bitewe n'iki ubuzanye y'amatiko yawe nanone kunumva byakira nabi njye nashaka kumenya njye nahuye na wa musore arambwira ngo wanyitabe telefone kandi yanashakaga sinzi impamvu sinzi cyari gutera sindi byo burimo ariko nyine hangane si byabaye se basi ntuzabyongere cyangwa niyo wanamwitaba ukanambwira ati runaka yagushatse ibyo nta kibazo ariko kwitaba telefone ukagira iki cyangwa nibyo muri iyi minsi bimaze iminsi gutesha umutwe umbwira ngo ndi mu rukundo ngo nakunze umuntu nibyo rero sigara ubyivugana pe ndumva nta kindi kintu narenzaho sawa ngo sigara ntareba ngo komana yanjye se ibi bintu koko bizarangira ryari ntarebe nyine simukobwa uvuye sawa ntarebe nari ndi kuri telefone ariko narumiwe koko ubu nawe ugeze aho nsuzugura kubera ko ubona tungana oya singende ndagusuzugura utansuzugura niba ufashe amazi ukayashyira muri dushe ntushyiremo isabune warangiza ugasohoka ukagenda ubwo uba wumva ukoze byanciyeho ariko muri iyi minsi usigaye ufite iyo myitwarire muko imyitwarire ni isanzwe tu neza mbona usigaye warahindutse ibintu urimo ni ibiki wagabanyije amarere nahindutse gute umuntu ntacyo kubwira ngo wumve ngaho urasiga abantu ku meza ngaho uririrwa ntazi ibyawe ntukiganirana habaye iki ni ibisanzwe ni ibisanzwe uri kuduta ku meza ni ibisanzwe uri gushihura mwene nyoko ni ibisanzwe ngaho ni amarere bite byawe namwakuze mbarera ugabanya amarere ubu naringiye nagushatse mu nzu hose sinakubona nabi kanya njye mu nzu makuru ni sawa waje kundeba se kese nawe uruhana urazi ko ndubahe kugenda uri gutungurwa nyine mbaye nije ngiye gutungurwa kubera ntanzi ko uza ko ndeba ariko ntabwo naje kureba okay narahaje gahari nta kibazo ize ngo ngiye bamuje gusura oya ntabwo ari wowe okay no ntabwo winjira halo tese ko nakubuze
ndi kuri hepfo hamwe nako wanyeretse ubushize. umeze ute se? Makuru kimeze? Sijumenya ko turi mu rugo kugira ngo baturebe. Turi nta kibazo. Meze neza? Sunkunda. Ndagukunda cyane. Nese ko nabikwemereye ko naguha urukundo. Meze ute se? Meze neza. Shana nagiye gutumurwa nayo bageze tsanga hari. Nagiye kura bwa kabiri se. Utari uherutse se? No gushize naraguhamagaye ndakubura unabona nzi ko ngira. Se bamaze guhabwa ikaze mu rugo nta kibazo. Numvaga ibyo yambwiraga nyine umuva ndimwe. Mwari mwahuye? Yaranje kumfunga numva bitumvikana neza. Bateka mbite nguhamagara bakaje kureba. Okay, umuvandimwe nyine ari igihe hari ukuntu abatameze neza ajya ubyihanganira. Arimo kwigasa? Hari utuntu narimo kugira ko nawe ukunda kwandika byose nibyo ndimo wiga ko akongera kwifunga. Ese rero uzaza n'umugore winjije koko. Nawe cyo mpamvu ariko nawe ugomba gukora karuhuka. Si byiza ko bya. Ndabona ishuri ndizobashe se. Nawe abari ngombwa ko muri iyi minsi kubona umwanya kujya ku masaro kugira gutera. Reka ntituganire hanze ni karibu mu rugo. Samura kose. Samus. Karibu. Nawe ujya gufunga se? Nawe ujya gufunga? Mugama arafunga nta kibazo cyane n'abafunga. Sawa reka ajya kuri akazi ko kugira ngo uzamukane. Ariko nawe kumva usanga wategereje mu rugo kwandikanye. Kurese nawe ariko ko none abika. Sinangwa kujya mu rugo nta nabona hameze neza. Rwanza kugera mu rugo. Kuri ibyo uzajya ugarukira ku marembo nyine ko no mu rugo bakumenya. Nawe ari kuhagera urumva abantu bari basakuza ngo bari ati ngo tugufashe tugire gutebera ibyo byose bihari. Nawe nkage wadusakuriza. Nawe rwose. Oya reka ngo kugera mu rugo bakambereza ibintu kamba ibyo kurya. Nese wanga kurya mu rugo? Oya bitewe n'igihe gafite gitoya niyo mpamvu. Shaka kunari ukuntu. Tiyorere ngiye gusoza y'umurugo. Akakana kuguriye gukora kamba ikameze neza. Usakana yuko ari byo jya wibuka wakagwaye. Nese kuri umukunzi wanjye nyine ndabizi. Nubwo ari igihe gito twamenyaniyemo. Ariko musabwanjye uvuge kireke. Okay, ndabizi ahubwo. Kuza ugarukira gutya mu mayira naranabibwiye n'abavandimwe ko dukundana ntabwo banza ari nayo mpamvu yatumye Marina akubwira ngo nagoma. Uriya ni umuvandimwe wawe Marina umwe waje gufungura. Umuvandimwe nyine n'ubutaha wabona yaguhejeje inyuma y'urugi kuko cyangwa akubwira ngo simpari kubera ko ntigeze mbabwira ariko nyine ikosa n'iryanjye ndagira ndabibabwira. Marina ko byibajije hose murazanye se? Ntabwo ari ngombwa cyane. Oya mbwira niba ngombwa cyane ahubwo se mbwira. Ntabwo bajwe nuko akubwiye ngo nabo mari. Muraziranye na Marina n'umuvandimwe wanjye. Ntabwo ngombwa cyane nta kibazo. Ibintu bya byose kubigira ibanga njye nabona nta kintu nabirenza. Nta kibazo. Nta kibazo. Iyo nakubwiraga nyine urabona kujya hariya wumva abantu bavuga mbwira tuganira rero urabona ngo nusinga abantu batambuka kure bakavuga bagasakuza. Bose turi iwanyu. Nyine urabona ko harashimyo igihe dusa naho twari duhuye mvuye kureba ibigori ko bimeze ihugiye ngo umuhinzi karahuta. Ndabizi. Yewe ndabizi ahubwo nategereje ko nzanira ibigori nagusabye ngo nganureho bwa mbere nk'abandi babihinze ndaheba. Ntabwo nakuzanira ntabwo wajya mu kajya kwikurira mu ushaka. Ibyanjye ni ibyawe biracyari ibyawe. Burya nuvuga ngo ngimara kwemera ko kukwemerera ngiye cyose biba byaho ibyawe. Agashyiraho. Niba uzi ko
ari ibyo ngubwiye gashyire hano ariko nawe winyiterese na pizo izo byari sha ewa ntukane isoni wese baseka mbego hanagura atagira umuntu kubona mu nzu ufite oya kuba ariwo ubishyizeho nta kibazo keretse arundi nibwo nababona wese nturi gutinda iyo gahunda nyine wabona amasaha ari kugenda kandi wanza kujya mu rugo ko ufite gahunda reka umva ega ngiye iwanyu mwampereza ibyo kunywa ibyo kurya byanga oya kurabona amasaha yagiye kangende kuri bose tuvugana sawa nacyo reka mufungure tujye kugenda none ko ewe sha ariko ubundi vraiment byishimye kubonaho ni iby'agaciro ni iby'agaciro vraiment nari gukumbuye ariko ariko ntuzambere ishyamba ngaho numva hano hanze abameze nabi neza bagiye kuntoranya utabireba koko uko wambonye nawe nzaguhinduka no kumutwani kure cyetse ahubwo n'uhinduka ariko yaje kunsetsa koko oya ntabwo usekeje ngira ngo mbese nawe ntuzambera nk'ababo ushaka kungeza mu rugo naka gataye gutya namara kubyibuha ugasubira iwanyu yereka ngo batanye kujya kureba utwana dutoya abantu babiri bafata neza abagore bazafata neza umugore n'abagore wongeye ukimara kumbona warasubijwe uri gutuma nkumbura nyine ko tubana ariko nta kibazo reka bigire igihe cyabyo ubundi bwo rwose tubonye ko twigendera nakwemera gushingira ku bana nawe tugasangira nta kavatsi wambiriza koko gusa koko umbwira akantu kamwe ndamutse mutuye ngasanga ko uri umugabo nkanjye yagenda gusa ndi umugabo we nyizera ukundana se twizerana we nyizera nta n'akavatsi byibuze ku munsi umwe hari ikintu gihari ushobora kuzakuzana kuriya utambaye akavansi ugasanga nawe umugabo nkanjye nawe ugendera mu by'amavansi nk'uko mbyumva ibyo bintu ndabyanze ariko wari uzi ko iyo umuntu arimo acuruza nk'ubunyobwa bano bantu tubona ku tudobo turiya iyo ubwira ngo umuntu yumve ko buryoshye abanza kubonjaho kandi mbonje burya aba ari byiza cyane ni imyumvire itahwise kandi ndakekura umusirimu urasirimutse ntabwo wabinkora nibyo ko nta muntu ariko ubwigeza uhereza nta muntu urahereza agaseke karapfundikiye ni uwa mbere bacyari isubi ndabigusezeranye kangureke wowe watuma bizageza n'ejo ndi so ndakugeza kure ko hari amafaranga ndimo gukora koko nta kibazo kuri imodoka irahirya kandi gukoraga nyembo ni inyabyo kugira ngo bazatamenya aho ngiye bagira ngo ndabisuzuje oya nta kibazo nta kibazo sawa kandi nawe umunsi wose marina ndamukubwira nawe uzongera kuza ngo oya nawe umuvandimwe umusuze nawe bo sawa sabaye ndagukunda Sharine yego marina nta sabune irimo ntukancura mu se ufite ikibazo ki maze naringiye kukubwira inkuru ishyushye n'ubwo mbona utari bugaya byakeye ariko nimbikubwira ikintu cyakubaje mfatira urahita ubwibagirwa ese nta masomo uheruka gushyira hano ntacyo reka ngere kanza nkwereke inkuru umva ngufitiye amakuru atari ivumbi uzi ko ubu ndi mu rukundo rero ndashyushye cyane nza mukwereke waba ko bashyongeye nukuri nahise nawe ushimye ko ngira umukunzi ndaje mukwereke umva umbwire nawe unshigitiremo nk'umuvandimwe nyine mukwereke nuko mbona bitagushishikaje ariko ndaseka nubibona reka tuva muri moto wabonye umuntu usigaye waranyihebeye yamuhaye uruhu n'uruhande n'umusore turi mu rukundo n'umugore namubonye ko bitagushimishije se namubonye pe nungo felicitation ahubwo mbase uramukunze nyine ngira inama nk'umuvandimwe ntabwo ushishikaje se ndi kubona kano kantu gahungu nkazi agaki akazi tu nahise kukita gahungu muraziranye Jesus ntacyo bikubwiye nakubwiye nyine amahirwe masa nyine tu namukundana bya nyabyo nta kubeshyanya
uzi urukundo rwe aguhaye urukundo akagukunda tuva mu byawe pe wahita uva mu byawe ndi mu bico ngo nubizi ko nanze gukora ubukwe ariko uyu nguyu vuba cyane rwose araza mu rugo ababwire ubundi bye bye nigendere mbasigaye urumva felicitation cyangwa mbona wabipinze okay nta kibazo ndabona wabipinze reka nikarabire nanjye ndabona wabipinze nyine susigaye warabaye nsigaye nabaye ne sinabaye neza umuntu akwereke fiance nkwereke fiance ese sinzi murumuna wanyu ntabwo byishimiye naho babuze ntacyo ndaje njye kureba umuvandimwe wanjye ngitanamena na telefone utamenamo amazi nereke mukuru wacu wenda bari nishimye igenda sawa Makuru ni meza. Ajya nkuze. Utese kuje hano. Ya wari wamaye address nyine tu. Ntabwo address. Yego. Usanga bakwiye kwanga ko ucaka indaya. Nasi ko nandi ndanje ko gushanga. Akazi umuntu akora kagaragazwa n'ibyo. Usigo ufite ikibazo. Kusiga ikisigaye muri ubu buko. Kugeza ubwo ari muka bushya. Maze igihe nkubaza ikibazo ufite wacecetse uranyihore. None reba muka nibaye gutya. Reba. Ese ubuye ntazi. Ntabwo inzu yose ibihiye. Nanjye sinzi. Narakwicajije uri kwanga kumbwira. Mwabakobwa mwagira ngo nkore iki? Cyane bigenda nandetse. Ariko sha niba hari amatsiko Titamatsiko mureke aha ndi kumva nishimye muri nge umwanya umwe nkahora ndi gukemuza umuryango mbere yuko ataha nyine manzo ngiye by'amatsiko ngiye ntabwo biri kundeba. ese kandi none ufashe Ngiyewe ikibazo ufite nawe n'agatiba kagufiye gafite umuntu. ndabwira neza vuga ko nazashaka uvuze ngo navuze ko nazashaka soko mwahuye muri siporo tubabara ko cyane ni ahandi mwahuriye ahubwo ngewe ndakubwira uhakora amabere manza ngo uhakora aya mahane icyo zagara amahane
uwo agatipe nkakundi numvise none avuga ati rero nyana yakunze n'umutima wanjye reka ngende ngarebe aka gatipe kanzi yewe bera gatipe ubundi sawa njya kwisinja ushaka iki agashinga igiti we umuntu ntabwo akunda kumubona byarashye siko yabona mureze ikiboko nyumvira numva imvugo zo ku muhanda zose yabaye umurara kubera ko muri izi nabikoze ndumva ari umuntu ukomanga ni karibu abashyira washyira ubuzima yawe aya ni amasaha agira ku kazi ni karibu iwacu ufite amabaga niba warabishyize mu kabisa ubwo narivuye mu kazi avandi ibi niwe wa musheri wanjye nababwiraga wa mushyitsi nyine w'imwe nari ntegereje yo ni karibu turakwakiriye turanakwishimiye hano iwacu umuryango wacu urakwishimiye murakoze cyane hano bari kuza kubareba nubwo mwihutishije ibintu kuko n'ubundi ni byiza kugira ngo tuganire tuziranye niyo mpamvu nyine kuba mukuru kamuzanire ntuzanire agake firigo harimo ji harimo fanta amazi n'icyayi mugari ndabizi nta kibazo ameze neza bora wambwiye ngo uramira ha nisenze nyine kugira ngo usange byari bikwiriye umuntu aba yatinze umwana muti yageze isi hanze bagomba hepfo nahise nakunda gucara ahantu niko ari marembo nta kibazo ndakihanganira muvandimwe rero ni karibu n'ikaze twakwishimiye bipanga iki se ibintu by'umugani hari ikintu bashaka kubabwira ibyo koko bose sese ko mbona unywa fanta cyane cyane izuba ari izuba hano hanze uranayikunda ndabizi mpamvu agahanze hari izuba risigaye ryakarikanga ukumva no mu nzu ryagezemo erega burya abantu batanywa inzoga tugira ibibazo tugira icyaka cyane burya n'izuba riri hanze ko ni byo rero niba wa muntu ababwiraga umushyitsi w'imwe n'umusheri wanjye yo ni karibu disi ni karibu murakoze cyane iwacu urisanga tuguhaye ikaze ariko yatubwiye ko uri umushyitsi ariko nta byinshi yatubwiye bo niko bimeze umushyitsi reka ntituraziranye nawe uri kuba sheri wanjye muraziranye atari bya bindi wambwiye byo kuri yakubwiye ko ntari mubona kunze oya turaziranye ariko nta kibazo ndumva mufitanye amabanga y'umuryango ntazi oya inama ariko nasanze abo muri bamwe mukora akazi ki se akazi nkora ndigurizanya mu bigo by'amashuri nkaba ndi n'umuhinzi ibyo bintu ngora twebwe iwacu kera twarahingaga twa mama akiriho bakundaga kweza ikintu bitaga amadegede tugateka ibisusa n'ibishyimbo tukabirisha ibijumba cyangwa imyumbati mwezaga ibisusa n'amadegede twagiraga amadegede ku rugo habagaho n'ibintu byitwaga ibisheyoti sinzi niba ubizi ndimo uratwenga cyane mama ibyo bintu yakundaga kubidutekera ariko abangaba kubera ko mama yabansigiye bakiri batoya ntabwo ibyo byinshi babizi
ariko ibyo guhinga nanjye ndabizi cyane. Rero turakwishimiye. Yahoraga kutubwira umushyitsi matsiko yarabaye menshi rwose ni karibu. rero ubwo tutatinze cyane nabo sinabo mu kazi abantu bahamagara Yego. ariko nta kundi nyine ntabwo byatuma tagize tuvugana tuganiraho kina wese ntabwo wabwiye mukuru wanjye namuciyeho namuciye amarenga ntabwo namubwiye byose ko nyine nawe urahari ubwo rero umukobwa wanyu twarahuye nyine turamenyana umutima wanjye uramwishimira Ni byiza Imana ishimwe disi. Nubwo twazaganira nubwo nakabaye nzana ntabwo wivugira akabaye haza abandi bakaza gufatira mu kaza kuvuga ako numvise ko n'undi ndivuze byakumvikana. Yego. Amazina si ngombwa. Ikinongwa nicyo nababwira. Ko ahora kuririmba se, ahora kuririmba cyangwa agaparuko kubona naho ubundi hano ni intero niyo ibiryo nibyo ibintu byose bibaye nibyo nyine. Nta kibazo. Kurangira ukumvamo nta kundi bimeze biraho ngaho ubwo ubwo nanjye ndaza ati rero ntabwo iwacu ntabwo ariko bagenda ntabwo herekezwa n'ibihunyira herekezwa nijoro bagenda ku manywa y'ihangu iwacu bimeze niwo muco wabo. Ubwo rero nanjye ni ukuvuga ngo nyine numvise ko nazaza aha ngaha iwanyu cyangwa se mu muryango nabwiye ko afite abavandimwe mwarangiza mukambwira icyo twabakwera ariko kuko burya iwacu ubwo turaboroze tworora inkoko dufite n'inka sesheri ntabwo ntukagire ubwo uravuga ko abo bazaza kunka inkoko urabona ngira urugo wabo kubera inkoko oya navuga ibyo tworoye iwacu mu rugo ibyo dufite twagira n'inka yemwe nta n'icyo nibagiwe dufite n'ingurube nibwo nazo iwacu zirahari niko muri guseka icyo cyitwa imbwa muri waryoshye ibiganiro. Oya imbwa zirahenze uzi ko imbwa isegeze hari n'imbwa igura miliyoni ikoshwa miliyoni ariko ikoshwa ariko vando zankosha imbwa se oya kare byaterwa n'umuryango dufite n'inka uvuga icyo mushaka cyose iwacu. Oya mama yambwiye ko abakobwa be yego cumi nawe yitwa Mukobwa Jana. Binaramukwiriye Mukobwa Jana rwose. ubwo rero nibyo nyine ubona amasaha magenda n'akazi nawe biri vuba ati ntabwo twabuze guhabwa ariko ashira isoni cyane ariko namujye mu muntu aracyari akana ariko bizashira nubwo yazaba gutyo bakagira reka ngeze umushyitsi kwiha cyane nta mumperekereza umundengereza irembo turakwakiriye n'ikaze uko uzajya ubona umwanya ni karibu. ndari wa mushere wanjye nyine nababwiraga umva akora ufite umugabo mwiza pe ugendeje narebaga njyewe namubashije icyo akora hita numva birahura atari waba uje kurya ibitungo kari kumbwira ngo ngendeje ubu wumvisha akazi afite yavuze guhinga hita nibuka cya gihe iwacu duhinga za byose hita numva akasibo katavuga ntacyo bitwaye nyine tu kondereza horata njyewe ndamushyigikiye data ubukwe dufite ubukwe vuba cyane umuhumure icyo usa amafaranga gatandatu tuzajya mu murenge humura kwa karindwi dukore mariage humura muri inyuma naho nkawe njyewe uri muranenga impamvu muri imbere gufite ishyari oya muri imbere nyine basi twereka umukunzi nawe ariko se ibyo yakunze wamara ukava mu nzira manzi bagukubure nanjye ndaje rwose turaye ko twakuhira bafite urugo rwiza urabutike uyu munsi ndumva nishimye ubu ndumva nishimye nashimeze ko kumfigikira uko yibura namweretse n'ifoto abigira intambara ngo kikaba nagakintu n'iki reka nkubutse akantu kamwe reka tubwira ngo yakunze ngo agasore ngo kagufi akongera akagaruka kabiri ati ka kantu kati none uyu munsi nibwo umunebwe mbwira Marina ko ari wamukunze sinababwiye none ko ari wamukunze nega ukunda umuntu niyo yaba ari iki ngiki ukoze kuko wamukunda wese wari twereka bandi nshaka kuvuga cyane tu kurumva igihe mwahereye ese nkawe washima ry'umukobwa
igihe uba wahereye uvuga we wazanye guhetura mwana abonera n'amagambo ese ko mbona uyu mukobwa si umusazi ko mbona wari unkuye mu ijisho ubundi usigaye warasaze cyakoze ndumiwe mva humura muvandi oya jewe nishimye nananezerewe ahubwo naho ari gushyira ngo mu gatatu no mu kwa karindwi ndumva ari kera ahubwo n'ejo mu gitondo byahitamo kuko jewe ni ugushimira Imana mvuga nti Imana ndagushimiye nubwo ababyeyi bacu bagiye ariko byibuze uko biri twebwe dutangiye kugira gute kwagura umuryango ejo bundi ari kuzaba wana twise ntaje no kureba umwana uravuga ukuri cyane saa nanjye nawe nabwirishe tunganya turebe ukuntu twakwirambika reka nanjye ndumva ngiye n'ubundi ngo mu cyumba cyanjye aricyo ngiye gutunganya telefone iranduta ko mbona ugiye muri telefone koko urabona ko twiriwe turi mu bintu bigize aho twari turi hose ubu rero kuza dore ngeze niyo wangoherekeje bitari ngombwa si wowe se nawe mukashoke se ntabwo hari ari wanjye ariko nawe ni wowe ariko ni wanjye se ntabwo ubyemera ntabwo byemera sibyo ivuga ito dukoze n'amafoto ibihe beza ute ntabyo dukoze se ibyo kuza urabona ko gahunda turimo gutegura nyine y'umurenge nubwo ngo turi kubigira vuba urimo kuba vuba tubyihutisha nyine se kuba umugani kubera icyo ushaka kubyihutisha ngendeye kutambeshya ntabwo beshyiki ntabwo beshya kuko wava hariya wowe babarira ariko nawe ega ngani wawe ni wanjye se ku buryo nawe yibase mukuru wanjye hambonye kubonye hese yazana aje kwamariza ibyo mbabarira kubaza ibi bintu irabyitegura ibi bintu turabyemera koko gukina se ibaze ko mbabarira ibyo tutemerewe ni ugukora ibibi ariko ukira nk'uwo gukina basi ngaho reka nice ngironje nkuye mu mpuza muri shugo yawe sibyo sibo nanyakiriye urumva sibyo sihere ukaranje oya sinazi byose nafashe byose umusigaye ungana ndashaka ningera muri uru rugo ndashaka kuzagabanya ugomba kugabanya ibiro ushaka kuzajya ukayikata oya bisubundi nabikora ndi umugore mwiza koko abagore ntuzambere umugore wawe ndetse ko ari icyo umugore umuzana mbere ntabwo nyizeye yamara kuza yagira mu rugo bigahita bihinduka ntabwo nyizeye nta kibazo shenge rero ndabona amasaha tutageze sibyo amasaha kugenda n'ubu wanasoshe nawe utegereje n'ibindi banjye azaza njye mugukorera ibyo sinari mpamvu nyobye kuza uzajya umfasha nawe ntacyo azafasha basi reka rigende sibyo burije amasaha twaganira kaza sibyo tumbaga kuganira isoni ntabwo isoni turi kumwe maze mba nagize isoni uko ndeba usigaye ndiye isoni ndagira isoni wansaba urukundo mba ndakubona nagize isoni nta kibazo basi reka rigende sibyo nta kibazo ariko ushatse waguma aya igihe nikigera nzasubira izina umuntu akaguruka nawe haguruka nahutse si wowe ngaho ngwino basi nizire mukunze uransize uransize ndagusize neza ntacyo nsiga hano bahise amasaje nawe ku kazi nagize yabihangana kuba byageze bisigaye mbega umusheri sheri ibyo uzabikora sibyo uzabikora rero akazi nyine nk'uko rero nabikubwiyeho urabona ko navuye hano ubushize tubana kuri ya gahunda y'uburyo bw'ubukwe twashaka nyine kujya mu murenge ariko nk'uko nakubwiye ngo ntabwo iwacu duherekezwa n'ibihunyira cyangwa se bagenda nijoro uko twavuye hano tuvuganye ku kibazo ariko tukabona ku kibazo cyerekeranye ni nk'ahantu tubivuganeho neza nakubwiye ko ntabwo abakobwa iwacu bagenda nijoro
yego bagenda ku manywa y'ihangu. yego Ubwo rero naheza ati wenda hari y'amatungo amwe dufite ntibara ayo mwashima yaba arimo cyangwa se ari amafaranga byose birashoboka. oya ntabwo turi gufata amafaranga kubera ko hari ikintu mama ajya gupfa asize ambwiye yambwiye ngo abakobwa be ni ba mukobwa jana. rero ndumva ahubwo tutatanga amafaranga watanga inka. kandi nanone inka nazo numva wenda ingenekereje batanga nk'esheshatu. Hari nyinshi ntabwo ari nyinshi nke ugereranyije umukobwa navuga ngo nanone ni uwanjye kandi ni umuvandimwe wanjye yanyije nuko muzi nuko namureze ntabwo ari nyinshi kuko ni umunyamugisha. esheshatu se ntazaba nyinshi se? oya esheshatu urumva uduha esheshatu tukagusubiza imwe izaturerera umwana. Imusubizamo imwe? tugusubizamo imwe izaturerera umwana. Ariko umukobwa wacu ndabyibuka mama yarambwiye arambwira ngo abana babasize mu biganza byanjye bazabe ba mukobwa jana. rero nabariranye ikinyabupfura kandi mbarira mu buryo bwose numva aza kubera umugore w'umugisha. ndumva ahubwo mvuze nke undi nari kuvuga nka 12 ariko ndavuze reka nkorohereze ko nawe waje mu muryango wacu. gusa nta kundi ubwo ndagenda bitekerezeho turebe ko byaba bimeze. yego gusa dushobora kutabona n'izo nka bitewe na vision turimo twazivunjamo amafaranga akaba twahita dushaka uburyo mwahita muyabona uburyo mbere yo kujya mu murenge yazabya kunze. nta kibazo rwose murakoze cyane kuburyo twazajya mu murenge bimaze gukemuka. yego namubahamagara kadakoma arahari abari mu turimo abari hariya mu gikari arimo aroza ibisabo arimo acunda amata ibintu nk'ibyo arimo namuhamagara akabaherekeza buriya nta kibazo rwose wamubwira ariko niba atari butinde murakoze cyane reka mubwira aze murebe ko ari hafi. nka koko esheshatu gutanga esheshatu ubwo sinazitanga bakampfunyikira. ariko nawe uca bugufi ariko umenye ko nagakire bakuru banjye banyikana nawe kandi ndamubwira ushobora gusanga ariko ntuzahinduke niba wanze Yesu yaravuze ngo nimutamamiriza imbere y'abana b'abantu cyangwa imbere ya data. none ni gute wowe waba uzi neza ko unkunda ukanga kubikora hano urugamba nawe iyo maze kugenda dusigara uvuga umunsi nugera mbabara harabura iminsi mike rega tukabana. ariko ukuntu uzabwira wumva ni wawe ashira isoni ariko atangiye guhinduka umuvandimwe wanjye ntukabitinde rega wowe ntawe uzi ikintu kiba cyamubabaje ahubwo ntunguwe no kuba waje amasaha urabizi hano ni mu rugereko harabura igihe gito rega tukibanira abo wawe ukaba uwanjye. Shobizani byabaye yaciye inka izo esheshatu ngahibaze rwose ndumva atari nyinshi njye naramubwira ati ntareke tuzifate tuzivange n'izawe ariko urashyenga mana yanjye gusa ko ni njyewe uzavanga umutungo njye nawe ntabwo ari wowe uzavanga umutungo wawe n'iwacu ibyo bintu bishoboka. ariko nanjye ndi umwanya mu muryango nanjye abanyamuryango nta mashyengo ndakumenyereye ndakumenyerera amashyengo yawe. sheri basi reka ngenda ubona amasaha yagiye sibyo nta kibazo tuzasubira. ariko rero mbere ko ngenda rwose ariko nawe ese uyashimisha urabona oya mutagashya bose ndi bugende ko ntukanira isoni nawe noneho reka mubwire mutagashyira hano singe ariko nawe basi ndabuza twatuntu twasigayeho uramvuna twawe nta kibazo yari sawa rero oya mumperekeza
burije ntawo murenza ntabwo mva ni bya bindi bavuga ngo nukurenze rero ni ukurenze rero kandi hajye wenda nabonye haba indiba nyinshi hari ku muhanda niyo mpamvu ngomba kwa neza ngo tazakurikirana ewe ko bimeze ko ntabwo yaryoshye ko nabishaka vote yawe yitwaye ubundi irasinyikura numvise imereye nabi cyane mu modoka numvaga imini gare ana amasaha ageze wabonye wacu bo ubyanjye urabona neza cyane urabona aha mu rugo nta kibazo ari nahondi nawe nawusomye uyu munsi ntabwo naguhereza ni kire yanjye uyu munsi naguhereza Ntiga ndanashaka no gukomeza kunuka kugira nzakora ubukwe nyine kandi zambere ubishaka ibintu by'amasukari kwanza sheri ibintu by'amasukari ngiye nta nubwo mbishaka kundewa reka nje nta kibazo umufu urumva ubango kanaryoshye ariko Hano badutegura akantu kuntu biryoshye biryoshye tugiye kwishara se n'umunaniro bigenze bite nta kibazo bigenze bite se kandi sheri buri muzima bigenze bite inka ese ese marina se nta muvandimwe muri hafi bigenze bite se ko mbona utangiye uri kuribwa mu nda uri kuribwa mu nda se sheri ufite ikibazo ki ufite arapfanye umuntu ntabara umuntu arapfanye sheri mahana ntabwo byashoboka Marina mana yanjye sheri Yesu we ubwo se nkaho uri mu bice aho ngaho ari kwiriza mu urapfuye oya nanjye ntacyo nawe umaze ku isi bose se ko mbona bari bahasi karaba umva tema icyuma nene ayiwe
ndi noneho ndahuruza muvandi ariko si ibiki noneho umuryango wanjye wose nawe urashize subu noneho ndafata ndakoko ndahura telefone se yihe basi ngo muruze kuko ibintu bikibibaye ayiwe ye baba we